Gaburi agafaranga iyo wafashwe wageze ahantu nka hariya urana ikintu hane jambo ugifite usibye Imana yo mwijuru izamurengera n'ukuri ku Imana ndabibabwiye inde gafaranga kuko uriya umugore aramufite guke aramufashe n'abagore muri abana mfasha twe turashwanyaguza muri satani zigende turashwanyaguza fa kuba ari kashi nuko ahubwo namubwira ngo Imana yo mwijuru ikomeze imundindire gafaranga kubera ko ibyiwe byararangiye buriya kurumva bitabyoroshye ntago byoroshye ariko nyine ntajya ku gatuti nyine yihangane yatangira yicuza ibyo yakoze. Turasuje turabashimira kunza kuri iki biganiro bica kuri Urugwiro Family TV utrakora subscribe kugira ngo ubashe kumenya amakuru agezweho kandi n'ibiganiro bishyashya uko tubigejejeho. Rero nyabona mutrakora subscribe uri gucikanwa kandi uri gucikanwa cyane we kora subscribe kugira ngo ubashe kubona amakuru menshi kandi yizewe, ibiganiro byiza kandi bisesuye bifite isuku bimeze fresh, ibiganiro utarabona handi, ibiganiro byiza cyane byiza wowe utarabona handi. Rero ndagira ngo rero kano kanya mubwire tukora subscribe, numara kora subscribe nyabona ukoreshe ya umara gukora share unashyige comment yawe muvandi kuburyo ndasize inyunganizi ijambo ryiza ryerekana yuko akunze ibintu byacu nabyo ntago ari sawa to ihangano sige byibuze na comment cyangwa se like na iri hafi aho ngaho uyishyireho like pe. Ndagira ngo hano rero turi kumwe n'umutumirwa wacu no umuntu mubonye kuri kamera za Urugwiro Family TV agiye gutangira twibwira. Karibu ikaze. Murakoze. Je nitwa Vava kuri TikTok nitwa Vava nyawe. Nishimiye kubana namwe akakanya. Vava. Vava we. Karame. Bite Vava. Meze neza cyane. Vava nihe inkuru tuzaniye ubu ngubu koko? Shamba mbazaniye agashya mbazaniye inkuru ya yindi umva sibumvizwe ngo yakasa mutwe. Ni umuriro? Y'umuriro cyane. Mbaza ngo inkuru ni yandi. Vava mfite amatsiko ubwo iyo nkuru umugani inkuru ni ya gafaranga ngaho gafaranga nande na Murava cyangwa ntago ari we ndabeshya aya na Murava ntago bibeshya none se kunzi ko bari abantu ibyaba ari birebirera sha bira bintu ni birebire buriya we ntago bizi je nibyo bizi kubera ko bitangira kuva ku ntangiriro ya mbere kugeza isa byose ndabizi no umuriro. Ni iki uzi kuri Murava byibuze kugira ngo numve yuko pe kuko amakuru yafite Murava nubwo biriya bintu byamubayeho ariko mbona Murava ari kugenda agenda satira gafaranga. Ntekereza ko ari gushaka ari amazu. Ntekereza ko ari gushaka ari amazu kugira ngo iriya mitungo ayiyegereze narangiza ayigurisha abone kwigendera. Ntekereza ko ari ibintu akeneye atari gafaranga akeneye. None se buriya dusesengure turebe neza twitegereze. Turebye neza sibyo twasanga koko ibyo nari byo. Murava akeneye imitungo ya gafaranga kugira ngo yigendere. Ikindi kandi umuntu bashyingaye mu mategeko sibyo nose ubwo yatwara imitungo ye gute Vava? Rega imitungo yayitwara imitungo rega buriya ibyo gafaranga yakoze nawe umugeno mubibona. Buriya rero no kuvuga ngo sheri wari we Murava buriya na yindi gahunda isigaye yo gukorwa icyo isigaye nuko yagurisha imitungo agafata ifaranga ipinda akarishyira ku mufuka neza akicira. Buriya niyo target isigaye. Niko mbibona. Jewe rero ndi kubona amakuru menshi kuri gafaranga n'umugore we sinzi nimba wowe uri kuyakurikira ushobora kuba uyandusha sibyo ko gafaranga n'umugore we gafaranga kanya arafunze sibyo ariko umugore we ngashaka umufunguza ayo makuru uyafite nge nuko ndi kubyumva gashaka kumufunguza bimeze biti? Sheri we ni uko ibyo uvuga nibyo. Sheri we gafaranga baramufunze arangije aka kanya ari gukurikirana kugira ngo bamufungure kandi ntago bigishobotse. Ubwo rero dose Vava Murava kunzi ko Murava ngiye murebye ari umwana witonda Murava koko
koko yatinyuka kujya gukora iryo kosa yo kurega umugabo wiwe Gafaranga koko bamufunge atabitinyuka se ubona atarakasa muto atarishinze atarishege rega murabure yabikora yabikora nakasa mutwe sinzi nutamureba ko ari ishege mwe yarangiye buriya no kumubona gusa agenda muhanda mwebwe mumubona kuri ariko nishinze yindi y'amahero buriya rero karakasa mutwe rero murava buriya niyo mpamvu rero yafashe umwanzuro wo kugira gute wo gufatira mitungo rero nababwiraga buriya yafashe umwanzuro agiye gufatira mitungo namara kuyifata agende afate ipinda rishyire ku mufuka sha ntashaka agenda kwishakira n'undi mugabo ngaho none se ubwo amaherezo yaba yahe aramutse agurishije ibintu byose gusa n'abana yabajyana atabajyana iyo ufite amafaranga ubifite byose none ngaho herega umugabo aragenda ugashaka undi kimwe nuko umugore ava mu nzira ugashaka undi kandi ufite amafaranga byose birashoboka none se wowe urabibona gute kubona nyine Gafaranga sibyo afata umwanya akavuga ngo uri kumva niba ugiye kundega mu rubanza yararize Gafaranga yararize pe iyo video narayibonye nzayibashyiraho muyirebere yararize ahubwo se vuga mubaze ikintu kimwe nicyo ubona kuri Gafaranga none kano kanya wenda afunzwe uri kubona iyi reaction hagati ya Murava n'abandi bantu bari bafitanye connection wowe uri kubonamo iki rega buriya Gafaranga iyo wafashwe wageze ahantu nka hariya uriya n'ikintu nta n'ijambo ugifite usibye Imana yo mu ijuru izamurengera ni ukuri kw'Imana ndabibabwiye inde Gafaranga kuko uriya umugore aramufite gutya aramufashe n'abagore muri abana mfasha twe turashwanyaguza muri satani zigende turashwanyaguza fa kuba ari kashi ahubwo namubwira ngo Imana yo mu ijuru ewana ikomeze imundindire Gafaranga kubera ko ibyiwe byararangiye buriya kurumva bitabyoroshye ntabwo byoroshye ariko nyine ntajya ku gatuti nyine yihangane yatangira yicuza ibyo yakoze ese yagira ngo buriya ese wemeza yuko kuko yamufashe ku ngufu wemeza yuko kuko ibyo bintu byabaye urabyemeza hari amafoto wabonye atamufata ku ngufu ndetse ko nyine bavuze mu magambo ngo yamufashe ku ngufu hari amashobonye yuko yamufashe ku ngufu erega niyo yaba ari umugore wawe urarana nawe kandi nawe n'umugore we sibyo utatashye ngo ugere mu rugo uzana umwuka mwiza mu rugo uvuga ibintu byiza umuganiriza ubwo abana biriwe bate sheri wiriwe ute yego ubundi se baba baguha ikiki baba baguha ibyiki ubwo icyo gihe rero iyo nta kintu ubonye niyo hahandi usigara ugira gute wirwanira ushaka gufata ku ngufu kandi nta mugore wa Kagame ugifatwa ku ngufu reka byaracitse ubu byaracitse ubu tumeze gutya nubwo ibyo bintu uvuga gutyo ngo byaracitse ariko ntabwo bivuze yuko umugore bari kubikemura nk'umuryango uvuga ati twicaye tubiganireho nk'umuryango bagatumira imiryango yabo bakaza bakabiganiraho ibyo ntabwo bishoboka se buriya reka nkubwire rero niyo makuru wowe ceceka ntabwo ubizi buriya ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikesha isuka reka da buriya se wagira ngo bijya gusohoka buriya uzi igihe byari bimaze igihe kinini cyane nta n'umuntu ubizi ariko nyine nubwo imaze igihe kinini sibyo ibaze ikintu kijya kugaragara kigasohoka hanze umuntu aba yaraboreyemo imbere ariko Gafaranga mbona ari gatoya buriya Murava buriya niwe wari warahuye n'ikibazo gikomeye ariko nanone nubwo Murava bifite ikibazo gikomeye tugaruka kuri Gafaranga sibyo Gafaranga tugaruka kuri Murava nako Murava afite amakosa menshi ayahe makosa yagiye gufungisha nyine mu gihe cyo gufusha Gafaranga batanje ngo babiganiraho biriya bintu babiganira kubiganiraho buriya ni byomvo nakubwiye ngo biba ibintu bijya gusohoka mu nzu uzi buri ikintu kibyumva imbere ni keretse imbeba yonyine buri imbeba baramutse bayifashe ikaramu kivuze yacuranga igakubita umuziki n'uruzi nakagari n'umurenge n'umudugudu byose bigahurura ariko kugeza aka kanya nyine iminsi 40 yiwe yari yageze ntihangane iminsi ya Gafaranga 40 yari yageze cyane oya iminsi 40 yari yageze bra Gafaranga ntago ngiye ndi kwemera yuko sibyo Gafaranga sibyo ari amakosa yose ayafite amuriho sinzi niba ndi muntu uri guhamya muri comment bazabishyirimo harimo abantu benshi bavuze ngo sinemera ko Gafaranga yakora aya makosa nejo bundi hari inkuru nabonye y'umugabo ngo Sirasi
uriya uririmbye ibya Yesu ku murongo nawe nabifite bya Yesu ku murongo we naka hano abagabo rega bafite ibibazo byinshi nabo ngaratewe ati ngafasha umwana wandi ku ngufu imyaka 10 n'ingahe 10 n'ingahe uriya Sirasi none faranga no Sirasi uririmbye ibya Yesu afite abana niba ujye ubareba afite abana beza afite umugore mwiza cyane ndeba famille nka bari famille shi uyu utekereje ubona iki gituma umugabo afata nirari ntago bajye banyurwa ntago ntago munyurwa ntago munyurwa gusa tutanyurwa se ntago munyurwa nuwabaha ibyamirenge ku ntege ntago bajye munyurwa bose niko batanyurwa ntago twavuga ngo bose ntago banyurwa kuko umukobwa umwe atukisha bose birashoboka ko uwo nguwo ushobora kunyurwa wowe ariko uyu nanyurwe nk'uko abantu bakunda bitandukanye ndakunda inzobe ndakunda igikara ndakunda uwuri inzobe n'igikara bivangiye cyangwa ndakunda umukobwa mugufiya kuko ari we nkunda cyangwa umukobwa mugufi simukunda ndashaka umuremure bivuge ngo rero ntago abantu bose bakunda kimwe ni nk'uko ntabwo mutanyurwa kimwe none se umugabo aritora akajya gusambana hanze cyangwa akajya gukora ibyo birego akajya gufata umwana ku ngufu atagifite atakirarana nacyo mu buriri ntabararana nacyo mu buriri se kandi ari ibintu bisanzwe gute se umugabo ni ibintu bisanzwe afite umugore mu nzu afite famille mu nzu ihagije barasanze batetse icyayi buri kimwe mu nzu kirahari umugore yashashe ibintu bimeze fresh atariko sheri ati agashyiramo agakabutura agashyiramo kamambiri sheri ngi hano ku muhanda ndaje kandi muri ya minota iri bushire yego urasetsa umva aba yakabimishije byarangiye urasetsa murasetsa iminota yonyine 10 ashobora kuba arangije nk'uduturo dutanu n'abagabo nabo inkoko se atari inkoko se abantu bose barangiza kimwe hari abarangiza batinze n'abarangiza vuba se vava ndi kwibaza kano kanya gafaranga sibyo ubona arahe amaherezo ya gafaranga no gufungurwa no kugomamo burundu akayimera ya myaka kayirya no gukora iki koko ko n'imanza zabaye imanza n'iki byose nazi byari byo inama nagira agafaranga aho yicaye muri burabo ari mu buroko nekereza ko nawe ari kwicuza rega niyo bitangiye rega nakosa afite niyo bitangiye ushaka gusanga nakosa afite gafaranga atari fite se ibijya gupfa ngo bihera he ngo mwiterura none se ibyo byose byagiye kugaragara gute se yabitangiye niwe responsable w'urugo iyo aza kumanaginga urugo rwe neza aka kanya ruba rubayeho neza nta nubwo abafunzwe ariko niba bitangiye muzehe buri munsi muzehe wacu perezida wacu buri munsi Paul Kagame ahora ababwira ati mwite ku bari mwite ku bategarugori mwite ku mfubyi n'abapfakazi nese washatse umugore kuzana kumugira igikoresho mu nzu yawe kumugira ingorofani yagombaga kumurava kumutetesha akamwubaha akamufata uko ari akamutetesha akamukundwa yakora nikosa agahamagara imiryango yamara kuza byakwanga akayena kwitabaza n'ubundi buyobozi bikazamuka gutyo kandi ikibazo cyari gukemuka ariko yagiye yirwana ashaka gufata ninde mugore wa Kagame gifatwa gutyo cyenyege uzi ko musetsa mubare kuzizirika rero ikintu gitangaje ku rubanza bagiye mu rubanza rwa gafaranga Murava yaratongoranye avuga ibirego bitunguranye n'ibyo batari bazi byose arabivuga impamvu yabivuze surayize impamvu yabivuze n'ibintu byose bitari bizwe byose rega buri abagore abakobwa igitsina kobwa igitsina gore turabana beza buri impamvu yabivuze nawe nicyo gihe cyo kubohoka buri ibintu byari byaramaze urabasanga nko mu mutima we byari byaramaze kwirundamo byaruza ari nk'agafuka kuzuye ariko hari niko kwibohora yagize rero navuga ngo gafaranga nawe aho ari niyemera icyaha nyine agisabira imbabazi ahamagare umugore amuha imbabazi ntarangiza indi nama nakugira gafaranga jya ku gatutu usenge niba bitangiye yararwishigishiye nagiye gututo senge yararwishigishiye ntahagarare arusome ariko najye ku gatuti Imana izamuvana hari ahantu yego ariko nabyo bizaturuka nuko azaba asabye iki imbabazi Murava natazimusaba ntago bizavamo
nkono cyaka igitsina ku ngufu nahagiye ubu ngubu nkubaze ni gafaranga ubu ngubu bamuhaye iminsi y'agateganyo bayimuhaye no munsi bayimuhaye no action vava gafaranga iyi saa sibyo tuvugana abantu bavuye ku rubanza rwe ngo nta makuru bafite ahubwo wowe nibuzi wagezeyo je nari mibereye gafaranga je nari mari mbabwire mwari muzi ko bamuhaye iminsi 30 y'agateganyo ngaho re bamuhaye iminsi 30 ariko rero nubwo bayimuhaye ese buriya wibwiye ko iyo yaza kudafata ku ngufu ariko nta niso nagira ubundi ufata umugore ku ngufu gute wawe urarana nawe buri munsi gahibaze nawe ibyo ibaza ayo mabara ese ubundi mwiguye ko biriya bintu biva hehe biriya bintu biva mu mutwe biriya bintu ni ukubitwara neza nk'uko ufata ukabibumbatira buriya yaza kumutwara neza ese ubundi yari yabuze iki kugira ngo afate ku ngufu erega kugira ngo ajye kumufata iyo atajya gufata ku ngufu akareba izindi nzira bicishamo nta kibazo cyari kuba gihari oya buriya rero bakavuga ngo abagabo abagabo akose umugore nawe yaramwimye ubwo ntawamenya yaramwimye ikizi nawe afite ibyo yamwimye kuryo ajya gufata kuryo ajya gufata ku ngufu kwima umugabo kuryo ajya gufata ku ngufu ibintu bikabije cyane biriya bintu biva mu mutwe biriya bintu bishaka kubemberezwa no guteteshwa iyo ataza kugira gute yari imatatu yenyine yanga kumuha icyubahiro yanga kumuha igikundiro yanga kumuha ibyo ashaka araje aramwima yagomba kumwima naye ntacyo nago reka wararuyiziritse ngaho gafaranga imana imurengere ubundi mushatse ubu se ko yafashe ku ngufu uwo munsi akabizira ubaha ngo nizere ko yashyizeho umugozi yaziritse ubusa aracyashyukara yaracyashyuka ntabwo agishyuka shanda kurahiye reka arakizize nyine nk'abantu arakizize ubu gafaranga mu mazi menshi abira rwose bamuhaye iminsi 30 y'agateganyo gusa ntabwo azaburana bakamufunga wenda nk'imyaka nk'ibiri cyangwa umwe ikibazo kiwe ntabwo kizi yarabyiteye ubu cyakwereka abantu bari guha Paul Sheri wiwe kandi ari we yakoze amakosa yo kumufungisha Sheri we kumufungisha si iki buri icyakwereka abantu bari kumuha Paul hanze ubu ngubu ahubwo abaye nk'igishira yazasanga cyarashizeho ngaho yego komana yanjye ubu bari kumuha Paul ati Sheri icyo atagukoreye ubundi ni gute yagufataga ku ngufu ubundi se we nahagarara koma ubundi yafataga ku ngufu ashingiye kuki hari umunsi muze wacu atababwira hari umunsi atababwira ati abagore mubafate neza mubateteshe mubakundwa akazi ngaho arabahana nago mwumva nago bakuguta amatwi ngo bumve mwagiye mufata niba tije koto zarananiwe mujye mufata ibiti mushyiremo mukuru guture ariko nabonye hari n'ibintu ugenda ukajya ugateka amazi akaba akazu yazo wajya kwa muganga ukayagendana ukayigendanira warangiza bakakumena mu matwi ukajya niba burahanga ushobora kumva umuntu uri Nyamirambo rero nawe azavanemo tije koto agenda kurugutuza umutwi koresha amazi baba kuri umugome koresha amazi ari nk'umugabo wawe wakora iki gafaranga ari nk'umugabo wawe navunira mu mavi ntacyo wakora kuko ntabwo byamuhira nega gukunda umuntu ntabwo bivuga no guhohotera ukunda umuntu nese wagira ngo iyo bataza gukundana ntabwo baba barabanye ariko hari igihe bigera bikarangira urukundo rukavaho bitewe n'uko umuntu agufata ntabwo gafaranga yigize atetesha umugore ngo amuteteshe amuha ibyo asabwa amuha ibyo akwiriye ubu waza ni urugero uraje uvuye mu kazi uratashye uri intare urinjiye mu nzu nakubwira abana ati mwiriwe nakumbwira ati Sheri bite wiriwe ute nawe nkubwire ngo mugabo mwiza kari wenda uvuye mu kazi umeze nabi yenda muhekeya mvaye nziye mu cyuma zanye kamambiri Sheri ndakwakiriye ibyo bintu uzarinda ufata ku ngufu cyangwa birizana ariko ibyo byose no kuvuga ngo nawe hari ibyo yagiye akora byatumye ajya gufata ku ngufu ari nabyo azize aka kanya ntekereza ko ubu ngubu ari kwicuza nawe
we ntabwo yaba ari kwicuza. ari kwicuza Kandi ibyo yakoze abizi. yarabizi ariko akakaye ari kwicuza nawe byaramucanze. Nta mpamvu yo kwicuza. Nose ayiko atazi kazafungwa. Buriya yagiye ukamuganiriza. Urashobora kuba yabikoze avuga ngo buriya yabikoze akina. Yabikoze yikinira. Buriya aka kanya ugiye ukamwegera. Yakubwira ati rwose makabyaramwe ubu nari nzi ko ibintu bitazakomera mu mbabarire musabire imbabazi. Akavuga amagambo menshi. Ubu ngo ameze gutya ari kurira nk'agahenja. Bapocyore. Yewe. Imana mubabarire. Imana imurengere. Fashe imurengere. Nicyo musabiye cyonyine. None se Vava tugana ku musozo. Babaro mbwira ikintu kimwe cyonyine gusa. Ubona kuri Murava nawe kitari cyiza. Kitari cyiza? Kuko nose nawe ntamwita umwizerwa nawe. Nawe ntabwo ari umwizerwa. Sibyo? Nawe ntabwo ari umwizerwa. Niba umuntu ashobora kuvuga ati umugabo wanjye baramufunze akagenda akajya gusabira umugabo w'imbabazi, sibyo? Nabyo ni intandaro, nabyo birimo akantu. Akajya kuzimusabira? Ari kuzimusabira? Yarazimusabiye ariko byaranze. Ntabwo byakunda. Ibintu byagaragaye bikajya mu buyobozi. Buriya ikintu gisigaye ni ubutabera bwonyine. Niyo yasaba imbabazi kaja ntabwo byakunda. Gusa usibye ibintu bibiri byonyine agiye kugenderaho. Gafaranga. Navuga ngo Imana ikurengere rwose gutabare naho ubundi ubu ngubu umugore ubu ngubu araharishimye ameze neza. Niyo yagusabira imbabazi kajana. Yego. Ntacyo byabitanze. Nta n'inyinya. Ngo iki? Muraburi. Ubu ngubu usibye Imana yo mu ijuru n'ubutabera buzakurengera gusa. Ntabona ibyo wakoze do. Warageze gutya, wageze hasi. Wicukuriye. Gukora ku mukobwa n'umugore wa Kagame. Ni gutya. Kurumva bitazoroha se. Mwatwigiye imitwe imwe. Twarabahagurukiye se byoroshye ahubwo. Nose ubwo ibyo bintu bizabafasha iki bizabageza ku cyahubwo. Rega turashaka ko mugira ubumuntu mukagira gute? Mukajya muduteteshe. Rega mugabo agomba gutetesha umugore. Mwege mura ufite ubwo bumuntu. Nunkunda nzagukunda nunyanga nkwange. Iwe niyo diri sigaye iriho. Nunetesha nzagutetesha nunyanga nkwange nuko byagenze. Yesu we. Murasetsa. Amaherezo akaba yahe. Ndabasabiye. Amaherezo akaba yahe n'unufata umwanya wo kwanga abantu. Amaherezo azaba yahe. Ntago twangana. Abagore turabana beza. Ntago twangana igitsina gore. Ntago muri abana beza. Ntago turabana beza. Abana babipe. Iyo mwaduhaye keya natwe turazibaha. Ariko mu gihe mutabishoboye nimujye down. Nunkunda nzagukunda nutankunda sinzagukunda. Ubu gahunda ihari ubu ngubu. Gafaranga ari mu bujurire nta nubwo azi neza ko bazamukatira. Byibuze ngamenye igihano cyo nzakimara iki kingana gutya. Nose ubu Gafaranga azakora iki? Ubu neza tugana ku musozo ntari ngusubiriremo nakubwiye bizagenda pe. Nakubwiye ngo ngusubiriremo. Sinzi nawe niba utumva. Kandi impamvu utari kumva nawe ndi gusobanukirwa neza. Nawe impamvu utari kumva. Nawe umeze nkawe. Ntabwo uri kumva. Nje naho muri nawe wayifata nawe akagufata akayizirika nawe. Kuko nawe nawe ushaka kumusambanyiriza ubwonko. Kuko nawe ntabwo uri kumva. Uri kumurengera kubera ko ari mugenzi wawe. Gisirangera Gafaranga. Uramurengera kubera iki? Ubwo se namurengera kwihima. Uramurengera kubera iki? Yakoze amakosa nagende ayazire ayahanirwe byose. Nabanza bakagenda iyo minsi 30 bamukubise. Araba amaze kumva. Araza yumva umugore agaciro k'umugore. Oya. Yesu we ubu Gafaranga neza baye imbobo. Ndamusabiye Imana imubabarire. Imana imurengere. Najye ku gatuta senge niba Imana izamuvana hariya hantu naho ubundi shanda kurahiye. Ubu ngo baye imbobo neza imbobo butwi. Buriya byarangiye. Byarangiye buriya nta gaciro kagihari byarangiye. Baba we Vava reka dusoreze hano. Kandi mbwira abakundi bacu ko mbakunda cyane kandi babwira ko ibiganiro byacu akagaruka. Yemwe muri kumwe kuri mikoro ni Bri tukubona umutumirwa wacu Vava. Rero ndagira ngo mbasezere hano mbabwira ko mbakunda cyane mbabwira ko ibiganiro byacu akagaruka. Ciao ciao.